nkaba nk'umunyeshuri muri kaminuza ariko niga ibintu bijanye na theology ya gospel site nkunda kuyisura kuko hari igihe nyisura ndi gukora ubushakashatsi ya impanuro nabaha abakunzi ba gospel site TV cyo nababwira ni byinshi ningukiye kuri reka mbasuhuze cyane njye mukomeje gukurikira ni Manase nk'ibisanzwe. Iyi ni gospel site ukomeje gutega amatwi, ndagira ngo tuganirize umuntu umwe cyangwa se uyu mugenzi wacu ukunda gospel site. Reka atwibwire mu ncamake. Muraho neza? turaho banyita Twikurere Patrick. Yes. nkaba nk'umunyeshuri muri kaminuza ariko niga ibintu bijanye na theology. Okay, hanyuma Twikurere Patrick ni iki uzi kuri gospel site? Ese hari inkuru isanzwe wigeze uhabona, hari ibiganiro tugenda tugezaho, nicyo abona kidasanzwe kuri gospel site? Ya gospel site cyane nkunda kuyisura kuko hari igihe nyisura ndi gukora ubushakashatsi mu bijanye na theology, mu byo niga bijanye na kwiga ibijyanye na Bibiliya. Theology urabizi, ariko gospel site TV cyane yaramfashije kuko yatumije menya amakuru menshi ajanye na gospel. Okay, tubwire nk'ikiganiro kimwe wigeze kubona bese cyagutunguye cyangwa se kikaba cyari cyo cyagufashe washishikariza n'abandi kubyo ukora na sharing, cyangwa se ikintu cyagufashije ikiganiro wabonye kidasanzwe habonye? Hari ikiganiro waganiriye cyane cyangwa se wakoranye na Pasiteri Benjamin, cyaranyubatse cyane kuko cyavugaga kuri Saburi yuko dukwiriye guhinduka cyane. Naragikunze kuko nageze no muri kaminuza aho niga nakibasharinga, ndetse baje no kucyumva banamfasha kuba bamanota menshi ku bushakashatsi nari nakoze, kandi nashishikariza abantu gukora share kuri YouTube channel ya Gospel TV kuko hariho ibintu byinshi bakwigiraho. Okay, ese tubwira nk'abahanzi b'ibyamamare mu Rwanda uzi baririmba gospel, mbese barimba indirimbo zigufasha kujya twaza gukora ikiganiro? Wa mbere bamwita Israel Mponyi, ndakeka arakunzwe hano mu gihugu cy'u Rwanda. Wa kabiri ni Vestina na Dorcas, dore ko bafatanya ariko nibo bamfasha cyane muri kigo cy'u Rwanda. Okay, ese hari akarimbo nibura kaba gakora asi cyangwa se igice cy'akarimbo mbese ushobora kuririmba, ushobora kwifuriza nk'abakunzi bacu mwaka 2026 ku buryo bazajya bibuka bavuga ati uriya mukunzi wa gospel site hari indirimbo turirimbiye idasanzwe, cyangwa se nubwo kaba agace gatoya? Oya, ntabwo ndishura mu kuririmba, ariko hari indirimbo n'ubundi yamfashije ntabwo yabura. Ni ya Israel Mponyi bayita ni Nasiri, uretse ko ndazi kuririmba kuko ntabwo nzi cyane cyane igiswahili kuko njyewe vuga English cyane ndetse na Portuguese cyane, niyo mpamvu Swahili ntabwo ndi fluent. Byiza cyane, murumva ko umukunzi wacu yitwa Twikurere Patrick yiga kaminuza. Reka tubwire na kaminuza yiga ku buryo abantu mwatambuka mwazajya kumerera mukavuga uti uyu ni wa muntu wadusoje kuri gospel site TV, wiga kwiye kaminuza iherereye he? Ya niga muri kaminuza ya Kitabi muri Rusizi, nkaba niga ishami rya theology cyangwa se mu bijyanye no kwiga ibya Bibiliya, aho twiga amateka ndetse n'ibyaranze ababa muri Bibiliya ndetse n'abanditsi bose. Murumva ko Twikurere afite impano ikomeye, yahawe gira ubuntu bwo kwiga muri university, ni ibintu bidasanzwe. Rero kwandikira muri comment ese wabonye gute uyu muntu. Reka adusezere agira n'icyo abwira abakunzi ba Gospel Site TV. Murakoze cyane. Ya impanuro nabaha abakunzi ba Gospel Site TV cyo nababwira ni byinshi ningukiye kuri Gospel Site TV kuko nk'abantu bakunda ibijyanye na gospel cyane cyangwa se bashaka kumenya byinshi ku Mana basuriye channel, kandi nabashishikariza kuba bakora share, kandi Gospel Site TV ihari kubahereza byinshi cyane, bimwe
mutaniteze kuko ibafitiye byinshi cyane exceed your vision. Niyo mpamvu rero mwayisura. Ndabashimiye cyane n'abakoze subscribe, bumve ko bari ku mutima wa Gospel Site TV, irabafite cyane. Murakoze. Reka tumwifurize imigisha y'Imana, akomeze kugira ibihe byiza. Yitwa Tuyikorere Patrick, uza kutwandikira muri comment uko wabonye iyi video, w'inshuti yacu ni ari ubwa mbere kuri subscribe kugira ngo uzajye ukomeza kugezwaho n'izindi video. Murakoze cyane. Banyita Tuyikorere Patrick. Yes. Nkaba nk'umunyeshuri muri kaminuza ariko niga ibintu bijanye na teologiya. Okay, hanyuma Tuyikorere Patrick ni iki uzi kuri Gospel Site? Ese hari inkuru isanzwe wigeze uhabona, hari ibiganiro tugenda tugezaho, n'icyo abona kidasanzwe kuri Gospel Site? Ya Gospel Site cyane nkunda kuyisura kuko hari igihe nyisura ndi gukora ubushakashatsi mu bijanye na teologiya, mu byo niga bijanye na kwiga ibijyanye na Bibiliya. Teologiya urabizi, ariko Gospel Site TV cyane yaramfashije kuko yatumije menya amakuru menshi ajanye na gospel. Okay, tubwire nk'ikiganiro kimwe wigeze kubona bese cyagutunguye cyangwa se kikaba cyari cyo cyagufashe washishikariza n'abandi ku byo wakora na sharing, cyangwa se ikintu cyagufashije, ikiganiro wabonye kidasanzwe wahabonye? Hari ikiganiro waganiriye cyane cyangwa se wakoranye na Pasiteri Benjamin, cyaranyubatse cyane kuko cyavugaga kuri saburi yuko dukwiriye guhinduka cyane. Naragikunze kuko nageze no muri kaminuza aho niga nakibasharinga, ndetse baje no kucyumva banamfasha kuba bamamanota menshi ku bushakashatsi nari nakoze, kandi nashishikariza abantu gukora share kuri YouTube channel ya Gospel TV kuko hariho ibintu byinshi bakwigiraho. Okay, ese tubwira nk'abahanzi b'ibyamamare mu Rwanda uzi baririmba gospel, mbese barimba indirimbo zigufasha kujya twaza gukora ikiganiro? Wa mbere bamwita Israel Mponyi, ndakeka arakunzwe hano mu gihugu cy'u Rwanda. Wa kabiri ni Vestina na Dorcas, dore ko bafatanya, ariko nibo bamfasha cyane muri gihugu cy'u Rwanda. Okay, ese hari akarimbo nibura kaba gakora asi cyangwa se igice cy'akarimbo mbese ushobora kuririmba, ushobora kwifuriza nk'abakunzi bacu mwaka 2026 ku buryo bazajya bibuka bavuga ati uriya mukunzi wa Gospel Site hari indirimbo turirimbiye idasanzwe, cyangwa se nubwo kaba agace gatoya? Oya, ntabwo ndishura mu kuririmba, ariko hari indirimbo n'ubundi yamfashije ntabwo yabura. Ni ya Israel Mponyi, bayita ni Nasiri, uretse ko ndazi kuririmba kuko ntabwo nzi cyane cyane igiswahili kuko njyewe vuga English cyane ndetse na Portuguese cyane, niyo mpamvu Swahili ntabwo ndi fluent. Byiza cyane. Murumva ko umukunzi wacu yitwa Tuyikorere Patrick, yiga kaminuza. Reka tubwire na kaminuza yiga ku buryo abantu mwatambuka mwazajya kumerera mukavuga uti uyu ni wa muntu wadusoje kuri Gospel Site TV, wiga kwiye kaminuza iherereye he? Niga muri kaminuza ya Kitabi muri Rusizi, nkaba niga ishami rya teologiya cyangwa se mu bijyanye no kwiga ibya Bibiliya, aho twiga amateka ndetse n'ibyaranze ababa muri Bibiliya ndetse n'abanditsi bose. Murumva ko Tuyikorere afite impano ikomeye, yahawe gira ubuntu bwo kwiga muri university, ni ibintu bidasanzwe. Rero kwandikira muri comment ese wabonye gute uyu muntu. Reka adusezere agira n'icyo abwira abakunzi ba Gospel Site TV. Murakoze cyane. Impanuro nabaha abakunzi ba Gospel Site TV, cyo nababwira ni byinshi ningukiye kuri Gospel Site TV kuko nk'abantu bakunda ibijyanye na gospel cyane cyangwa se bashaka kumenya byinshi ku Mana, basuriye channel, kandi nabashishikariza kuba bakora share, kandi Gospel Site TV ihari kubahereza byinshi cyane bimwe mutaniteze kuko ibafitiye byinshi cyane exceed your vision. Niyo mpamvu rero mwayisura. Ndabashimiye cyane n'abakoze subscribe, bumve ko bari ku mutima wa Gospel Site TV, irabafite cyane. Murakoze. Reka
mwifuriza imigisha y'Imana ukomeze kugira ibihe byiza yitwa Tuyikorere Patrick uza kutwandikira muri comment ukabonye iyi video w'inshuti yacu ni ari ubwa mbere kuri subscribe kugira ngo uzajye ukomeza kugezwaho n'izindi video murakoze cyane murakoze